Mwiriwe neza bakurikirana CMZ Rwanda, nizere ko mumeze neza cyane, ibintu ari amahoro. Turaje nanone kugira ngo tubafashe cyangwa se turebere hamwe umushinga mushyashya waje muri Satoshi ariwo twita Haven One. Iyi Haven One rero kuyinjiramo ni ibisanzwe, ni nkuko twinjiye muri za Current, ni nkuko twinjiye muri za Grief Exchange, ariko akantu gato ngira ngo mvugeho itandukaniyeho n'izindi ni uko hari izindi task bisaba gukora kugira ngo uzabashe kubona ama airdrops bazatanga. Izo rero nizo tugiye kurebera hamwe, nicyo iyi video ije kumara. Nicyo ije kumara, tugiye kurebera hamwe ibyo bintu bisabwa. Icyo nakubwira kugira ngo ubashe kubikora, urabanza making sure cyangwa se uragomba kuba ufite ibintu bikurikira. Ubwo biragusaba kuba ufite Discord, nyuma yo kugira Discord biragusaba kuba ufite Twitter, ndetse ikindi biraza gusaba kuba ufite MetaMask yawe. Nibyo ngibyo tugiye kurebera hamwe. So nyemerera dutambikane tugereyo. CMZ Rwanda, digital life environment. Like, share, subscribe and comment. Don't forget to hit the bell for more updates. Mbere na mbere banza ukore like, share, subscribe, comment, ndetse n'imbi biganiro ubona rwose ari ingirakamaro, hari abantu bifasha, iyi channel hari abantu yafasha ku mutima mwiza, ntago bisaba amasegonda menshi, urakanda ku button cyangwa se ku kimenyetso gihereza abantu benshi share. Icyo n'igihe uri muri channel, uri muri WhatsApp, ushobora gufata link y'iki kiganiro ukayihereza inshuti zawe. Nta kintu bitwaye, ni ugufashanya kugira ngo tugere gute, turebe ko hari aho twagera muri uru ruganda. Murakoze cyane, reka dutangire. Tuzaza muri hano mu mushinga yacu, ntabwo twamaze kuwinjiramo, ubwo nizere ko abantu bose bamaze kuwinjiramo, abatarawinjiramo nabo ndabereka uko bawinjiramo. So tuzaza tuze hano kuri project. Iyo ukanze kuri project, ku bantu bashyashya uhita uza ukareba hano ahangaha, nze tuhabereke neza. Ahangaha niho uzakanda, iyo uhakanze uhita ubona ukinjiramo. Ubwo ku muntu mushyashya ahita aza hano, urara harimo exit airdrop, uzahasanga participate in this airdrop, uzahita ukanda muri participate in this airdrop, bibe birarangiye. Ariko n'umuntu wamaze gukora iki verification, utarayikoze nayo birakunda. Ufite ikibazo uri mushyashya ari ubonye iyi video bwa mbere nabwo ugiye kwinjira muri Satoshi, ntugire ikibazo, muri description harimo contact zanjye, harimo link kujyana muri groupe, turagufasha bigakemuka cyane. Ahubwo reka dukomeze ku bantu bamaze kugera hariya, mwese mufite exit airdrop, turaza tujye muri uyu mushinga wacu turebe. Urareba mu byo bavuze tugomba kuzuza kugira ngo tubone ibi biceri byabo. Harimo gufollowing Haven One official on X, ubwo ni kuri Twitter. Harimo kujoininga Discord yabo ndetse na Telegram community. Harimo kujoininga incentivized testnet. Harimo gusura www.haven1.org, ndetse ukakanda kuri register kwiyandikisha, ndetse ukanakonectinga aho wallet yawe. Ikindi ni ugucenginga uvana mu yindi wallet wari urimo, ugahita ujya muri Haven One testnet, then ugakora verify account, ukanafata ya KYC yawe ukayikora. Muri iyo KYC ukahita uyihuza ndetse na Haven One portal. Tugendane akantu kandi kugira ngo turebe ko ibi bintu biraninga. Tugiye guhera kuri X. Uraza ukajya hano kuri search, ahangaha ukajyaho kuri search, then ugasearchingamo ya Haven One official. Ngiyi murabona ko yahisize. Nangiza tugakanda kuri flow, tukayiflowing. Task ya mbere turayirangije, igisigaye ni ukujoininga Discord. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo gushaka, ariko reka nkoresha uburyo bwa kabiri kuri Discord aho dushobora kubikora twanyuze kuri ya website ya www.haven1.org. Noneho ibi byose tukajya tubikora ariho bikuye, ni nabyo byoroshye, ariko najya mbereke n'indi nzira. Address yacu www.haven.one, murareba ko njye nyifitemo, nari nabanje kuyijyaho kare ko sinabereka ibintu ntabanje gutestinga, then tuyikandeho. Yes, kurikirane tugendane ntagire ikigucika na kimwe.
murareba ko Haven yafungutse, ifiteho amabatoni menshi. So uramanuka hasi ukajya kuri ahari social contact zabo, social contact zabo, ukamanuka ukagera hasi. So urareba social contact zabo twamaze kuzigeraho, dore ni izi ngizi. Hariho blog, hariho Discord, hariho na Telegram, harimo na X, hakabaho na Twitter. Twe icyo badutegetse Twitter, Discord na Telegram. Ubwo icyo tugiye gukora iki? Tugiye kujya, kuko Twitter twayirangije, tugiye kujya kuri Discord. Discord nteke ko muyifite, batayifitemo namwe ubwo biri bugore yaza inbox tukamuhereka uburyo watungamo Discord. Ubwo uhita ukanda kuri accept invite, wangiza ukayikandaho, karindira gato. Urareba ubu twamaze kugeramo, task yindi turayirangije. Dusubireyo, turaba dusigaje Telegram. Uzaza nabwo uhita ukanda hano kuri Telegram, ngaha hano tuyikandeho Telegram. Yes, abatayifite nabo ubwo mwayijoining, urarindira ukabikijyanamo. Noneho turahita dukanda kuri join, turahita dukanda kuri join hano hasi, ngaha tuhakande joining. Umva task zindi dusa nkaho tugize gute tuzirangije. Mwibuke izo tugomba gukora muri Satoshi, kanongere nzibibutse ugatoya. Ubwo icyo turangije hano, turangije Telegram, Twitter ndetse na Discord. So nibyo turangije. Ubwo noneho tugiye guconnectinga iki wallet, nicyo kigiye gukurikiraho. Nko mubona hano ko hazakurikiraho gatatu, join our incentivized testnet. Harimo simply visit biriya, ubwo twakarangije kano. Nuvuga ngo ndimo naye nambereke ibyo twagiye turangiza. Yes. Aka ngaka ka flow turakarangije, join Telegram and what turayirangije. Muri no gatatu rero ya incentivized testnet tuzagiramo kujoininga, kuvisitinga iriya website twayigezeho. Icyo tugiye gukora, tugiye gukanda kuri register, duchanginge testnet tuyishyire kuri Haven. Niturangiza dukande verify account, niturangiza ducompleting iki KYC. Twagiye turasubira he kuri ya wallet yacu hano, then turajyamo tugiye guconnecting. So urarako ko harimo KYC, the key, byose, join the movement. Tubanze tujye kugira gute. Murareba ko hano dufiteho iki, dufiteho testnet ngiyi hano, turayikandaho testnet. Then harimo kujoininga testnet, harimo sign up with Haven 1, testnet, faucet, bridge ndetse n'izindi zigize gute zitandukanye. Reka dukande kuri join testnet. Urabona ko bahise batubwira ko wallet itari connected. Then ubwo turahita dukanda hano kuri connect wallet, dukoreshe wallet connect. Tuze hano hasi turachoosingamo iki, select wallet. Turahita duhitamo MetaMask, maze kuyibona ngiriya hara hasi, just once. Dukoreshe ishuri imwe, turindire bibe connected. Kurikirane step by step, azagira ikigucika. Banyana ngo ibintu mubirebe neza, mubyige. Niko kamaro kino YouTube channel, n'ukwiga mukamenya how to do things. Do it yourself. Tuyitera inkunga, tukora subscribe, share ndetse na comment nyinshi. Muri comment sections nsanga huzuye, nsanga harimo ibintu mbasubize ibyo mutumva. Nimba wanabikunze dushobora guteraho ikiganza cyangwa isi gikumwe, ukavuga ati ibintu twabikunze bitwongerera ingufu zo gukora, kuko turara amajoro tweditinga zino video, ntago biba byoroshye. Yes, katurindire gato. Murareba ko byajemo, turarindira last once. Urako noneho connecting ihisiza. Then turangiza turaza duhite, urareba wallet ushyiraho. Ngiye nakoresheje iyo nsanzwe nkoresha, wowe niwe uzamenya ushyiraho, gusa upfa kuba washyizemo iriya Haven
testnet bita byijyanamo connectings. So turangiza dukande connect hariya nkuko ubibona. So urarakiriya OX exclusive yamaze kuba connected. Reka tujye noneho dukande hano kuri verify. So ku buryo verifying ibintu byose twashyizeho. Reka turebe processing. Yes, birakunze. Then continue. Noneho tuze hano ushyiremo amazina. Dushyiremo na email yacu. Dushyiremo Telegram. Turangiza dukore kuri continue turebe. Turarindira. Yes, urareba ko personal information below is for testnet purpose. Ni ibingibi bazatwereka. So icyo dukora ni iki? Uraba duhitishemo account type, murebe mukurikirane. Ngiyi hano account type, ngiyi na country. Twakoze ibintu gahoro gahoro tugenda tubereka uburyo ni individual, ntago ari uzahitamo individual. Twabikoze gahoro gahoro kugira ngo umenye ibintu uko bikorwa. Then tujye kuri country, uzaza ushyiremo u Rwanda ruzemo. Then nurangiza ukanda kuri sign up. Hano kuri sign up. Yes. Yizera ko ibintu biri kugaragara neza, nko kunywa amazi ko nyine biba bigoranye, ni step by step, gahoro gahoro. Noneho iki gihe uzaba wizeye ko umushinga wawe wa Haven ibintu ari tayari, ugiye kubona amafaranga kabisa. So urareba ko birarangiye byose. You are verified. Enjoy your testnet.